Muraho, wigeze wumva umugore witwa Ellen G. White cyangwa Ellen G. Harmon? Katurebe ibye. Ellen G. White na mwene nyina bavutse ari impanga ku munsi wa 26 w'ukwezi k'Ukuboza mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana inani na makumyabiri na karindwi. Bavukiye i Gorman, Maine, mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe Ellen White yari amaze imyaka 9 y'ubukuru, yagize impanuka y'umwana utagira ubwenge biganaga wamuteye ibuye. Ubwo ruguma rukomeye rwo mu maso rwari hafi kumwica, maze rumusikira ubumuga utatumye ashobora gukomeza kwiga. Kwa Ellen White havutse abana 4. Umuhungu w'imfura Andy yabayeho ageza ku myaka 16 y'ubukuru. Ahungu kagaherereze Herbert kapfuye kamaze amezi 6 kavutse. Abahungu 2 bo hagati, Edison na William, babaye kugeza ubwo babaye abagabo, kandi buri wese yakoranye umwete mu murimo w'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi kwiga. Igihe yari amaze imyaka 11 y'ubukuru, yeguriye Imana umutima we. Hashize igihe gito abatizwa mu nyanja y'umubatizo wo kwibiza, maze yakirwa mu kuba umukristo mu itorero ry'Abametodisite. Yagiye mu materaniro y'Abadiventisti i Portland, Maine, ajyanye n'abandi bo mu rugo rw'iwabo. Yemera burundu ibyo kuza kwa kabiri bidatinze kwa Kristo kwabwirizwaga na William Miller ndetse na bagenzi be, nuko ategereza yiringiye kumukiza. Nge Bihirwa Innocent mbaye ikaze muri iki kiganiro kigaruka ku mateka yiwe, cyangwa ku kuntu yashinze itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi, ukuntu yarigizemo uruhare, ukuntu yanditse inyandiko nyinshi cyane, barajya agira amaherekwa menshi cyane. Ndabizi ibi ntabwo bikeneye kumenwa n'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi gusa, ahubwo ni umuntu uwo ari we wese ukeneye kugira ubumenyi bugiye butandukanye, cyane cyane mu bintu by'imyemerere n'ukuntu amadini n'amatorero yagiye abaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu gitondo kimwe cy'Ukuboza 1844, igihe yari ariho asengana n'abandi bagore 4, imbaraga y'Imana yamujemo. Bwa mbere yararabiranye apfa ku by'isi, hanyuma mu buryo yahishuriwe by'umugani yabonye urugendo rw'Abadiventisti bajya mu irembo rw'Imana, abona n'ingororano y'abakiranutsi. Uwo mukobwa w'imyaka 17 atekerereza abizera be ibi Portland ibyo yeretswe n'ibyabikurikiye, afite ubwoba kandi ahinda umushyitsi. Nuko ahabwa umwanya atekereza Abadiventisti b'i Maine ibyo yeretswe n'abo mu bihugu bya hafi. Muri Kanama 1846, Ellen Harmon yarongowe na James White, umugabura cyangwa pastor w'umusore w'Abadiventisti. Mu myaka 35 yakurikiyeho, imibereho ya Madame White yomatanya n'iy'umugabo we, bakorana umwete umurimo wo kubwiriza ubutumwa kugeza ubwo yapfuye ku munsi wa 6 Kanama 1881. Bagenze henshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babwiriza kandi bandika, batera imbuto kandi bubaka, bashyira ibintu kuri gahunda kandi bayobora ibikorwa bigiye bitandukanye. Igihe n'igerageza byagaragaje uburyo urufatiro Pastor na Madame White na bagenzi babo bashyize bari rugari kandi rukomeye, n'uburyo bubakanye ubwenge kandi neza. Nibo bayoboye Abadiventisti bakomeza iby'isabato mu byo gutangiza umurimo wo gucapa ibitabo mu mwaka w'1849 ndetse n'1850, no mu byo gushyira imbere urugaga rw'itorero, bafite gahunda ishikamye y'amafaranga y'itorero ku myaka kuva muri 1956 kugeza muri 1959, ubwo ni mu 1800. Ibyo byasohojwe no guhanga kw'inteko nkuru rusange y'Abadiventisti umunsi wa karindwi mwaka 1963. Hagati muri za 60 niho umurimo wacu w'ubuvuzi watangiye, kandi umurimo ukomeye w'uburezi bw'idini watangiye mu itangira rya za 70. Inama yo kugira amateraniro makuru y'umwaka yagiweho ni 1968, kandi mu 74 n'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bohereje intumwa yabo ya mbere mu bihugu bya kure. Mbibutse ko imyaka yose ndi kuvuga ariyo mu 1800. Ayo majyambere yose yayoborwaga n'inama nyinshi zatangwaga mu mvugo cyangwa mu nyandiko. Imana izigiriye ubwoko bwayo ibinyujije kuri Madame White. Ubutumwa bwinshi bwa kera bwanditswe mu buryo bw'urwandiko umuntu yandikira undi, cyangwa mu buryo bw'inyandiko y'ukuri k'ubu, ariko mu kinyamakuru. Bagenze henshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babwiriza kandi bandika, batera imbuto kandi bubaka,
bashyira ibintu kuri gahunda kandi bayobora ibikorwa bigiye bitandukanye. Igihe n'igerageza byagaragaje by'urufatiro Pastor na Madamu White na bagenzi babo bashyize rwari rugari kandi rukomeye, n'uburyo bubakanye ubwenge kandi neza. Nibo bayoboye Abadivantiste bakomeza iby'isabato mu byo gutangiza umurimo wo gucapa ibitabo mu mwaka w'1849 se n'1850, no mu byo gushyira imbere urugaga rw'itorero bafite gahunda ishikamye y'amafaranga y'itorero ku myaka kuva muri 1956 kugeza muri 1959, ubwo ni mu 1800. Ibyo byasohojwe no guhanga kw'inteko muri rusange y'Abadivantiste umunsi wa karindwi mwaka w'1963. Hagati muri za 60 niho umurimo wacu w'ubuvuzi watangiye, kandi umurimo ukomeye w'uburezi bw'idini watangiye mu itangira rya za 70. Intambwe yo kugira amateraniro makuru y'umwaka yagiweho ni 1968, kandi mu 74 n'Abadivantiste umunsi wa karindwi bohereje intumwa yabo ya mbere mu bihugu bya kure. Mbibutse ko iyi myaka yose ndi kuvuga ariyo mu 1800. Ayo majyambere yose yayoborwaga n'inama nyinshi zatangwaga mu mvugo cyangwa mu nyandiko. Imana izigiriye ubwoko bwayo ibinyujije kuri Madamu White. Ubutumwa bwinshi bwa kera bwanditswe mu buryo bw'urwandiko umuntu yandikira undi cyangwa mu buryo bw'inyandiko y'ukuri kubo, ariko mu kinyamakuru cyacu cya mbere byarinze bigeza mu mwaka w'1851 Madamu White yohereza igitabo cye cy'impapuro zanditsweho 64 cyitwa A Sketch of Christian Experience and Views of Ellen G. White, imibereho ya gikristu n'inama bya Ellen White muri make. Guhera muri 55 bitsa ko tukiri mu 1800 hakomeje gucapwa udutabo duto twinshi. Agatabo kose kitwa Testimony of the Church cyangwa se ihamya by'itorero. Utwo dutabo twari mu butumwa bwo kwigisha no guhana. Imana yahoraga ituranyiriza kohereza ubwoko bwayo ngo babaheshe umugisha, bubahane, ngo babaheshe umugisha, bubahane kandi bubayobore. Kugira ngo utwo dutabo twahoraga tubazwa tuboneke twigishwa abantu, twongeye gucapwa mu mwaka w'1885 mu bitabo 4 bifatanyije hamwe n'indi mizingo y'ibitabo yabonetse guhera mu mwaka w'1889 kugeza 1990. Byose imizingo 9 ya Testimonies of the Church cyangwa se ihamya by'itorero. Kwa Ellen White havutse abana 4. Umuhungu w'imfura Andy yabayeho ageza ku myaka 16 y'ubukuru. Ahungu kagahereze Herbert kapfuye kamaze amezi 6 kavutse. Abahungu 2 bo hagati Edison na William babayeho kugeza ubwo babaye abagabo, kandi buri wese yakoranye umwete mu murimo w'itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Madamu White yitabye guhamagara kw'inteko muri rusange ajya mu Burayi mu mpeshyi y'umwaka w'1885. Yamaze y'imyaka 2 akomeza umurimo mushya wari ugitangira. Kuri uwo atekerereza abizera be ibi Portland ibyo yeretswe n'ibyabikurikiye, afite ubwoba kandi ahinda umushyitsi. Nuko ahabwa umwanya atekereza Abadivantiste b'i Menya ibyo yeretswe n'abo mu bihugu bya hafi. Muri Kanama 1846 Ellen Harmon yarongowe na James White, umugabura cyangwa pastor w'umusore w'Abadivantiste. Mu myaka 35 yakurikiyeho imibereho ya Madamu White yomatanya n'iy'umugabo we, bakorana umwete umurimo wo kubwiriza ubutumwa kugeza ubwo yapfuye ku munsi wa 6 Kanama 1881. Babwiriza kandi bandika, batera imbuto kandi bubaka, bashyira ibintu kuri gahunda kandi bayobora ibikorwa bigiye bitandukanye. Igihe n'igerageza byagaragaje by'urufatiro Pastor na Madamu White na bagenzi babo bashyize rwari rugari kandi rukomeye, n'uburyo bubakanye ubwenge kandi neza. Nibo bayoboye Abadivantiste bakomeza iby'isabato mu byo gutangiza umurimo wo gucapa ibitabo mu mwaka w'1849 se n'1850, no mu byo gushyira imbere urugaga rw'itorero bafite gahunda ishikamye y'amafaranga y'itorero ku myaka kuva muri 1956 kugeza muri 1959, ubwo ni mu 1800. Ibyo byasohojwe ubwo ni mu 1800. Ibyo byasohojwe no guhanga kw'inteko muri rusange
y'Abadivantisi umunsi wa karindwi mwaka ndatu gatatu. Hagati muri za 60 niho umurimo wacu w'ubuvuzi watangiye, kandi umurimo ukomeye w'uburezi bw'idini watangiye mu itangira rya za 70. Inama yo kugira amateraniro makuru y'umwaka yagiweho ni 68, kandi mu 74 n'Abadivantisi umunsi wa karindwi bohereje intumwa yabo ya mbere mu bihugu bya kure. Mbibutse ko imyaka yose ndi kuvuga ariyo mu 1800. Ayo majyambere yose yayoborwaga n'inama nyinshi zatangwaga mu mvugo cyangwa mu nyandiko. Imana izigiriye ubwoko bwayo ibinyujije kuri Madamu White. Ubutumwa bwinshi bwa kera bwanditswe mu buryo bw'urwandiko umuntu yandikira undi cyangwa mu buryo bw'inyandiko y'ukuri kubo. Ariko mu kinyamakuru cyacu cya mbere byarinze bigeza mu mwaka w'1851 Madamu White yohereza igitabo cye cy'impapuro zanditsweho mu 64 cyitwa A Sketch of Christian Experience and Views of Ellen G. White, imibereho ya gikristu n'inama bya Ellen White muri make. Guhera mu 55 bitsa ko tukiri mu 1800 hakomeje gucapwa udutabo duto twinshi. Agatabo kose kitwa Testimony of the Church cyangwa se ibihamya by'itorero. Utwo dutabo twari mu butumwa bwo kwigisha no guhana. Imana yahoraga ituranyiriza kohereza ubwoko bwayo. Ubahane ngo babeheshe umugisha, ubahane kandi bubayobore. Kugira ngo utwo dutabo twahoraga tubazwa tuboneke twigishwa abantu, twongeye gucapwa mu mwaka wa 1885 mu bitabo 4 bifatanije hamwe n'indi mizingo y'ibitabo yabonetse guhera mu mwaka w'1889 kugeza 1990. Byose imizingo 9 ya Testimonies of the Church cyangwa se ibihamya by'itorero. Madamu White yitabye guhamagara kw'inteko muri rusange ajya mu Burayi mu mpeshyi y'umwaka 1885. Yamaze imyaka 2 akomeza umurimo mushya wari ugitangira kuri uwo mugabane w'isi. Yatuye i Basel mu Busuwisi, azerera henshi no mu Burayi bw'iburengerazuba n'ubwo hagati n'ubwo mu majyaruguru. Ajya mu materaniro makuru y'itorero kandi abonana n'abizera mu materaniro yabo. Nyuma y'imyaka 4 Madamu White yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite imyaka 33 y'ubukuru. Yitaba guhamagara kw'inteko muri rusange, afata ubwato ajya muri Australia. Yabayeho cyane cyane mu burezi n'ubuvuzi, mu guhanga no gukomeza umurimo. Madamu White yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutura ku ruhande rw'iburengerazuba i St. Helens muri California. Niho yabaye kugeza ubwo yapfuye mu mwaka wa 15 mu 1915. Nyuma y'imyaka 4 Madamu White asubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite imyaka 63 y'ubukuru. Mu gihe kirekire cy'imyaka 60 Madamu White yakozemo muri Amerika imyaka 10 yo kujya hakurya y'inyanja. Ugereranyije yahawe ubutumwa mwiyerekwa inshuro zigera ku 2,000. Kandi kubera umuhate udacogora yakiraga, agira inama abantu ku giti cyabo, amatorero, amateraniro mu ruhame n'inama z'inteko muri rusange. Byagize uruhare runini cyane mu iterambere ry'uyu murimo ukomeye. Umurimo wo guha abantu bose ubutumwa Imana yamuhaye ntabwo wigeze urambikwa hasi. Ibyo yanditse byose biteraniye hamwe bigasukwa ku mpapuro agahumbi, ibihumbi n'ibihumbi ijana. Ubutumwa yandikaga bwagezwaga ku bantu mu nyandiko yabandikiraga we ubwe, mu binyamakuru byandikwaga buri cyumweru by'idini yacu, mu bitabo bye byinshi. Ibyo yavugaga byabaga ari ubutumwa bwiza byerekeye ku mateka ya Bibiliya. Meya y'umukristo buri munsi, iby'ubuzima buzira umuze, iby'uburezi, iby'umurimo wo kubwiriza ubutumwa n'izindi ngingo zikwiriye. Byinshi mu bitabo bye 46 byacapwe mu ndimi zikomeye zo ku isi, kandi ibitabo byabo uduhumbagiza byamaze kugurwa. Ubwo Madamu White yari amaze imyaka 81 y'ubukuru, yahuranije igihugu kinini cya Amerika. Ubwa nyuma ajya mu iteraniro ry'inteko rusange mu mwaka w'1909. Imyaka 6 yari isigaye y'ukubaho kwe yayimaze asoza inyandiko ze. Ageze ku musozo w'ubuzima bwe, Madamu White yanditse aya magambo: ubugingo bwanjye niburamuka bubayeho cyangwa butabayeho, igitabo nanditse bizakomeza bivuge, kandi umurimo wabyo uzakomeza ujya imbere kugeza ku mperuka. Madamu White yeguye iwe ku munsi
yaguye ku munsi wa 16 Nyakanga 1915 apfa afite ubutwari budacogora kandi yiringiye umucunguzi we, maze ashyingurwa iruhande rw'umugabo we n'abana be mu irimbi Oak Hill i Battle, Michigan. Madamu White yashimwaga kandi akubaha n'abakozi bagenzi be n'itorero n'abo mu muryango we, kuko yari umubyeyi witanze kandi yari umukozi w'umunyamwete w'inyangamugayo ukorera idini adacogora. Yerekanye ubwe yuko ari intumwa ifite ubutumwa bw'Imana bwo kubwira ubwoko bwayo. Ntabwo yigeze abwira abandi ngo abe ari we bareba cyangwa agire uwakoresha impano ye mu kumubonera amafaranga cyangwa se kuyabonera abantu. Imibereho ye nibyo yari afite byose cyeguriye umurimo w'Imana. Umwanditsi w'igazeti ya buri cyumweru ya rubanda rwose witwa The Independent, uwigenga, yanditse iby'urupfu rwe mu igazeti yo ku munsi wa 23 w'ukwezi kwa Kanama 1915. yarangirishije ubusobanuro bwerekeye imibereho ye ikiranuka aya magambo ati: yari umukiranutsi rwose mu buryo yizeraga no mu byo yahishuriwe. Imibereho ye yari ikwiriye, ntiyerekanye ubwibone mu by'umwuka kandi ntiyashakaga irari ribi. Yagize imibereho kandi akora imirimo ikwiriye umuhanuzikazi. Mu myaka mike yabanjirije gupfa kwa Madamu White, yaremye inama y'abarinzi igizwe n'abagabo bayobora mu itorero, abasigira ibitabo yanditse, abategeka yuko babihaweho inshingano yo kubirinda no gukomeza kujya babicapa. Ni ibiro by'inteko nkuru rusange biri muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abakuru b'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi baba. Iyo nama ihagarika ibyo gukomeza gucapa ibitabo bya Ellen G. White mu Cyongereza kandi igatuma byandikwa byose cyangwa ko bimwe mu zindi ndimi. Bamaze kwandika kandi ibyo bakubiye hamwe byinshi byari mu magazeti byandikishijwe intoki byerekeye byo Madamu White yigishaga. Iki gitabo nacyo cy'abantu bitegetswe n'iyo nama. Murakoze cyane. Nge nitwa Innocent Hirwa kuri Hirwa SMTS. Mujye mukomeza mubane natwe, twageze ibiganiro byiza cyane, twageze amakuru amwe namwe muba mutazi, twagezeho ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye muba mukeneye kumenya, tuba tuzi ko mukeneye kumenya, mugire icyo bimenyaho. Mukomeze mudukurikire, subscribe, like kuri YouTube channel ya Hirwa SMTS. Mbarangiye ko hariho n'ibindi biganiro byayo bitandukanye, hariho inkuru z'urukundo, hariho ibintu byo kurankinga ibyamamare byayo bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, twerekana abantu nka 10 n'abangahe barusha abandi mu bintu runaka. Hariho video ijyanye n'ubuvumbuzi bw'imibare, ibintu nk'ibyo byose bigiye bitandukanye. Murakoze cyane. Ndi Hirwa Innocent kuri Hirwa SMTS.